uruwanjye baho singusha esha poruko mbyifuza nshaka ko nsoma oya gusa ushobora kunyanga ngenda gukunda sha ubu sinabyemezwa n'iki rwose mpora ngutekereza igihe cyose ni ukuri have nifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose buri munsi buri munota winyanduriza ikanzu ni inyafurika yambawe i Paris nakunda kurenganya ntuzi wenda naho Paris iherereye Paris ndahazi ndetse nzakujyana yo gutembera batisi shaka gushinga urugo nkagira umuryango mwiza nk'uw'ababyeyi banjye sinshaka kurongorwa ntwite nka bamwe muri bagenzi banjye ntawakwemera ko twabanye kubera urukundo bagira ngo nuko wanteye inda oya sha sigaho ngenda gukunda ndagufashe Jose reka tuvugane ya reka ntahe papa arantegereje Jose watashye kare iriwe hehe ntaho uriya ni prefe wongeye kuba ari i Kigali umukuru w'igihugu yapfuye azize impanuka y'indege intambara igiye kongera kuri koroza reka twizere ko itazibasira abatutsi nkatwe wahozesha perezida yitabye Imana indege ye bayihanuye ubu bwicanyi bwatangiye i Kigali dushatse twatangira guhunga hakiri kare hano ku Kibuye dufite abatutsi bangana iki nyakubahwa bose hamwe n'abajejo bageze ku 50 si neza ko imyiteguro mwayirangije mukaba mwari mwiteguye uyu munsi ahantu hose muhashyira za bariyeri tugomba kwitondera cyane bamwe bari abayobozi bashobora kuduteza ibibazo nibo tugomba kubanza ibi bizatuma bose bakangarana bica intege bashaka kwirwanaho bizatera ubwoba abatutsi bose ku buryo bazahungira muri za kiliziya iyo ushaka kwatsa umuriro ubanza kwegeranya inkwi ntihagire umuntu ukinisha ibyo kwirwanaho uzajya ku kiliziya wese agomba pe nyuma y'ibyo zabereka ubundi buryo
mwiriwe. twishimiye kubabona ni karibu mu nzu. sha wari uzi n'ikindi ngiye mu nkotanyi ngo umuntu yagera anyuze muri Tanzania agafata ubwato muri Victoria yagera i Bugande agahita yerekeza y'ibirunga. nibeshye ukagenda reke n'iby'intambara isi bwazakwicira. nabyiyemeje. Batisi wowe ubinyeshyamba mbuzikize sha uzi kuri akagabo ninde uzi gusiganwa muri uyu mujyi? ntacyo ni wowe sha uretse batangire kurasa zareba ko utazaba uwa mbere mu guhunga. ariko ikibazo kiri kubyuka mu cyakare ukiruka mbere yo kwica umwaku nta na kacyayi ndetse nta n'ubwo uvuga ururimi rwabo. uvuga igiswahili nawe se uvuga igiswahili? jambo 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 bwana habari gani mzuri sana jambo jambo bwana habari gani mzuri sana jambo jambo bwana. Hey, nguyu igihangange arambaraje sha zabwira Joseph ko wigize igihangange. Sinshaka ko hari umuntu uza kuba nyamwigendaho. Twaje kubabwira ko twese tugomba guhungira ku kiliziya. Hari abasirikare b'Ababiligi ntacyo tuzaba. mushatse twajyana ku kiliziya. ariko si imirwano hari aho ihuriye natwe. Inkuru numvishe zituruka i Kigali zitewe ubwoba abantu bashize bicwa. ibyo ntibyigeze bigera ino baraba baboneyeho. icya mbere bahitiraho ni ugusahira iduka ryanjye. Umva rero muvandimwe, njye nifitiye ubwoba kubera ishyaka ndimo. Hagize ikiba njye wa mbere baheraho, ariko kandi nifitiye impungenge kubera Batista. Bavuze ngo barashaka abasore. Ushatse wakwitondera Petero wawe, arakuze. Baje ntibamusiga, dore niyo mpamvu yanzanye. Byaba byiza twohereje abahungu bacu bakavina. sinabonye na parefe yaje uyu munsi. hazahanuza ashaka kuzana amahane wese. Njye simwizera na gato. kandi mwarakoranye bavuga ngo ni umuntu mwiza. Aho niho ikibazo kiri. Yajaje afite icyo agambiriye. Papa, ntibikisha numvise Perefe avuga ngo bafunge amayira yose hatagira abantu bahunga. ibyo wabyumvise he? Numvise abivuga cya gihe wanyoroshe gucyura ihene. kuki se ari wowe yabibwiye? Ntabwo njye nkabona, nari ndagiye ihene hafi y'umuhanda. Ibindi se wumvishe avuga ni ibiki? Avuze ko nta mututsi n'umwe ugomba guhunga kubera ko ashaka kuwatsemba. Ese sha uravuga ukuri? kuki se utabimbwiye kare? Ibintu byakomeye. Sinzi niba n'amayira aza gushoboka. Petero na Batista bakwiye kugenda ejo. muzigendere mumare nk'icyumweru turebe aho ibi byose bigana. ngaho ariko se mwebwe muzaba bandi. papa nshaka kuguma hano. Mukora uko tubabwiye Batisi. Petero azindukira iwacu ejo mu cyakare. Nta kundi twabigenza. ndihindura rwose. tuzegurira ku gasozi gusange kuri cya giti. urumva naza gute ko bambuze na gato bamerera nabi. sha umbabarire uze.
ndumva nataye ubwenge, ndumva ntazi aho tugana pe. ndakwikundira ibindi ni ubusa. sigaho Batisi, nifitiye ubwoba bwo gusama kuko byambabaza cyane. humura ntabwo uri busame. nifuza ko twabikora ibintu binyuze mu nzira nziza. nibyo nta bindi ahora avuga mu myaka 3 ishize. uwo ni Kabera na politiki ze. Wumvise kuri radiyo Musenyeri yavuze ko duhungira muri za kiliziya. ntukishinga ibyo radiyo ivuga. Musenyeri ngo tujye kuri kiliziya, naho radiyo ngo turi inyenzi. Papa bose ni bamwe. mumvira hamureka abana banjye basinzire. bazaba basinzira. wibwira ko wahora utujijisha ku iduka ryawe ku manywa byajyana nijoro kandi ukubita? ibyo muvugiye aha ngaha ejo bizabateza urugo. uzaba urebye nzabakorera ejo. ubwo se ushatse kuvuga iki? ushobora kuba ubitse amafaranga watwibye ariko twe turimo kugura imipanga. tayiwanyu sha Dawudi, ayo uravugishwa n'izo mburagasa n'iz'inzoga. nta mahane dushakira ijoro. refari n'aha ngaha mwagombye rero kwitwara neza. ntugire impungenge, nta mahane batera, bose baranyumvira. ibintu byakomeye kandi binteye impungenge, bishobora kudogera muri iri joro. ndumva nta bibazo bikomeye tuza kugira hano. uko ubizi hari ibyo twigeze. ndizera ko prefe ari bukora ibishoboka, ariko n'imitwe ishyushye gutya biba bikomeye pe. bwana Nkera, uyu mukobwa ni uwawe? ese ko tutaziranye? yitwa Josette, aracyari mu ishuri nk'uko ubibona. ni iribagiza pe. ese madamu araho? araho harakomeye. gusa yatinye gusohoka ngo usuhuze, nta kindi. maze rero dore ibihuha ni byinshi, ntawamenya uwo kwizera. bwana Nkera, mu bihe bibi nk'ibi ni byiza gusaba ubuhungiro kuri paruwasi. bari basinze bavuga amateshwa. ibyo bavuze nabyumvise. Imana ishimwe padiri yabadukijije.